si ukumutuka ariko ngewe uriya muntu afite uburwayi bwo mu mutwe 100%. ndibaza wenda njya kwataka ngirira umuntu ishyari ntagirira ishyari umuntu atari umugeni ko umugeni aba ari umuntu ukigera mu rugo icya mbere ntaba yari yiyubaka abagishakisha nk'uko nanjye ubwo yavuze ko wenda naba twaduhuza amateka rero ntabwo namugirira ishyari iryo si ishyari we niko abifata ariko jyewe narahuguye aricyo navuga ngo naba naragize ikibazo kuri we ahubwo ikibazo nagize n'icyo undi wese yagira twitwa abavugabutumwa ko Bowazi nabanje kumwumva hambere yasohowe mu cyumba cy'amasengesho bamusohorera ibyazi nawe baramuterura baramujugunya mu cyumba cyo kwa Ezekiyeli baramufata baramujugunya baramusohora mu cyumba cy'amasengesho ikindi bamusohoreye iki bamusohoreye ibyaha n'ibindi harimo ubusambanyi yego genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire cyane inshuti bakunze buryo online TV bari mu bice bitandukanye mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda ndabasuje Imana ikomeze kubaho umugisha cyane urugendo rurakomeje umunsi ku munsi yitwa Gakire ndi kumwe na Jerry dushima abantu bose bakomeza kutwereka ko bari kumwe natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi uyu munsi ngira ngo mu minsi ishize ntago twari duherukanye gukora ikiganiro ariko ngira ngo twakoze ibiganiro bitandukanye n'abantu bakozi b'Imana ngira ngo Karosi n'umwe mu bantu nababwiye ko natangiranye no gukora ibiganiro mbere kuva ku bacuzi kuri groupe y'abacuzi yo mu cyahafi kugezana n'ubu by'umwihariko n'umuntu dufite twakoranye urugendo kandi twakoze ibiganiro bitandukanye byanahembuye abantu benshi uyu munsi ngira ngo impamvu tugiye kuganira ari hano muzi ko hari ikiganiro yakoze nyuma y'ubukwe bwa Bowazi agaragaza ibyo nk'umukristo yaba atarishimiye avuga ati hari ibyo nabonye mugenzi wanjye nk'umuhanuzi mugenzi wanjye nk'umuvugabutumwa mugenzi wanjye yakoze bitari byiza mbese ko ari nko gukebura ariko avuga ati nta mutima mubarimo kuko ni inshuti yanjye nyuma y'icyo kiganiro rero ntago byakiriwe neza n'umuvandimwe Bowazi avuga ati rwose ndi muri buki Karosi ari kunyibasira Karo mbere na mbere Yesu ashimwe umeze neza ati uri kwibasira Bowazi ariko ubwo reka mbihereho kuko nibyo bintu nibwo butumwa yambwiye nkimugera akambwira ati Karosi rwose ari gusesengura ubukwe bwanjye wongereho ko ndi n'umusazi 100%. Hoyas ko umugore we yavuze yanyise umusazi 100%. Sampurusa uragendera rero ntago ari hano murararume ntago nta kintu tugufasha njana iriya nyine ku mu bitaro. None se wenda reka dusubireho inyuma gato ya Bowazi musanzwe muziranye muri inshuti Bowazi namubonye kwitangaza makuru ubukwe bwenda kuba noneho tuza no gukorana ikiganiro turaganira pe anambwira ko amusheri wiwe nga nkunda ariko atanze kuri urumva ko turaziranye nyuma yaho ndumva twaravuyeyo ndambwira ni mu rugo rero ni sawa ngwino ntutahe utageze ku kazi cyangwa se mu rugo tujyana no mu rugo turasangira ibintu byose bimera neza ambwira ubukwe bw'uko buhagaze n'ibindi byose no mu butayu ariko ngo ahantu mwigeze yego no mu butayu yego ariko nabwo yaraje gutanga ikiganiro bivuze ngo batumufatire inkuru arimo asenga ari mu butayu nibwo rero nyuma yambwiye ati ndashaka no kuza kubwiriza iwawe mu cyumba cy'amasengesho ubwo rero Bowazi uburyo tuziranye muzi gutyo nyuma usibye ko wenda umunsi yari buzeho ntabwo nabonye uko mutumira kuko hari amakuru yandi nari nabonye ntabwo wenda turi buze kuvuga mu bintu byinshi turavuga ko tugendeye n'ubundi ku biri kuvugwa Bowazi nta bintu byinshi ariko ibyo ari byo byose nk'umuntu wageze iwawe mugasangira umuntu mwasenganye urumva
kandi noneho umuntu asangiye umurimo w'Imana urumva ko ntabwo twabura kuvuga ko byari byose muziranye cyangwa se hariho ubushuti. Bowaze byari byose ubukwe bwe akubwira ko afite ubukwe cyangwa se ubibona mu binyamakuru we wabyakiriye uti nk'umuntu wari usanzwe uzi uri mu batangaye kubona wenda ashatse umuntu batareshya? Bowazi jye sinatangajwe nuko yashatse batareshya ko nanjye madamu yashatse tutareshya twatangiye gukundana tutareshya ariko igihe kiragera turareshya. Ubu musigaye mureshya se cyangwa se umenye hari umuvuga washyiraho nivubu kubera yuko byanze bikunze mu rugo ntabwo icyo ari cyo navuga ngo naba naragize ikibazo kuri we, ahubwo ikibazo nagize ni icyo undi wese yagira. Twitwa abavugabutumwa ko Bowazi nabanje kumwumva hambere yasohowe mu cyumba cy'amasengesho bamusohorera ibyazi nawe baramuterura baramujugunya mu cyumba cyo kwa Ezekiyeli, baramufata baramujugunya baramusohora mu cyumba cy'amasengesho. Ikindi bamusohoreye iki? Bamusohoreye ibyaha n'ibindi harimo ubusambanyi. Yego. Ninde wamusohoye? Ni ba Ezekiyeli n'abandi bahanuzi bari bahari. Ibyo birazwi kuko arabyihana buri uje mu cyumba iwanjye yego nkaguterura yego nubwo nta kamera yaba ihari ariko abantu barimo basenga aho ngaho baba bageze gute baba babizi. Icya kabiri nanone hari ahandi hari mu Gatsata yagiye nabwo mu rindi dini rimwe baramusohora bamushinja ko afite imyuka y'abarangi, mbega afite ivangirwa ariko iry'imyuka y'abarangi ntabwo arabizi. Ubwo rero n'ikindi nacyo ni byinshi. Ntabwo jyewe nashatse kwataka uriya mwana w'umuhungu, ntabwo mbishaka. Mu bundi buryo nuko nabonye byabaye fayiti ariko mbega ni uburyo ubwo urumva ko turaziranye na byinshi muzo Imana imbuza kumutumira. Jyewe urumva twe dufitanye gahunda uko azari uzanabwiriza nta n'umuvugabutumwa wundi natumiye, niwe rero niwe natumiye. Noneho mu kumutumira biba ngombwa rero yuko Imana imbwira ngo ameze nk'ikirura mu ntama. Gusa urumva uwo muntu wamaze kumenya amakuru ameze gutyo ushobora kuba wamwemerera kuza mu rusengero. Imana niyo yabiguhishuriye irakubwira ati wimutumira. Imana niyo yabimishuriye. Bivuga ngo rero uhereye icyo gihe ndibaza ntago yamya nyinginga ngo nimubwire ngo aze nibi yavuze ngo yantumiye inshuro nyinshi ngo yampamaga inshuro nyinshi ngo nanga kuza mu bukwe bwabo. Gakire nta muntu utazi ko mfite icyumba kwa gatandatu nje niho nyobora icyumba uhereye mu gitondo saa 11 nako n'ebyiri kugera saa 12 za nimugoroba. Urumva uzi ko ari ryo ubuyoboye ni jewe ufite gahunda. Nejo bundi nkora graduation byarangoye kubera yuko nabwo hari kwa gatandatu kandi aribwo ngira icyumba byarapfapfanye rwose. Ubwo rero n'ubu bukwe mba narabutashye cyangwa no mu nama nkayajyamo kuko nashingiye abana benshi urabizi. Ntabwo Bowazi ari we wari kunanira kujya mu nama y'ubukwe ngatangamo n'ibitekerezo. Ndahera ku bintu nkubaza. Icyambere ati wamugiriye ishyari. Wamugiriye ishyari kandi mujya guhuza amateka nawe ubukwe bwawe ati bwabaye mu bitangaza. Imana niyo yabukoze nk'ubwe mu gihe abantu bumvaga ko bitashoboka. Ati ishyari wamugiriye akaba ariyo duheraho nicyo cyambere. Sibye yuko umuntu wari wese atabura uko yidefanda. Buriya njya kugirira ishyari nagirira ishyari nka Yongwe kuko ari umaze kugera mu myaka myinshi aranduta mu kubaka. Ikindi cya kabiri nubwo anduta mu bubasha mu bushobozi bw'amafaranga ariko nanjye nta kibazo wenda uko Imana duke mfite Imana yangiriye neza. Ndibaza wenda njya kwataka ngirira umuntu ishyari nagirira ishyari umuntu atari umugeni ko umugeni aba ari umuntu ukigera mu rugo. Icyambere ntaba yari yiyubaka abagishakisha nk'uko nanjye ubwo yavuze ko wenda naba twaduhuza amateka. Rero ntabwo namugirira ishyari, iryo si ishyari we niko abifata. Ariko jyewe narahuguye kandi niba uhuguye ntabwo bakuziza ko wahuguye. Ndumva abantu bazakurikira ikiganiro kuri Karosi TV banareba ibyo navuze. Ntabwo kintu navuze kitabayeho. Ibyo yivugiye byose ndibaza icyo cyo ndagisubije. Icyo uragisubije. Icya kabiri ati wamuteze iminsi
uvuga ko inzu atazayirambamo, uvuga ko ndetse n'umugore we nimba mbyibuka neza ko n'ubundi atakishima kuko urugendo rukiri rurerure, kuko n'ubundi birashoboka ko ashobora kugenda cyangwa bagatandukana. biravuga ngo turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Bisobanuye ko uno munsi igihe Karosi nshobora kuzana niteguye ibyiza, nagera hano mu gakinjiro ka hirya ka Gisozi nkakora impanuka cyangwa ngahura n'ikindi kibazo bakanyamburiye imyenda cyangwa na telefone bakayitwara. Bisobanuye ko igihe nagennye ibyiza atari cyo gihe nshobora kuboneramo ibyiza, kuko umwanditsi Migani yaravuze ngo abaye igihe cyo kurira, igihe cyo guseka, igihe cy'ibyishimo n'igihe cyo gutera imbuto n'igihe cyo gusarura. bivuze ngo rero hari umunsi uramuka ari mwiza. icyo navuze urwo rugo, iyo nzu azayiramamo niyo yubatse se. Kabiri bitewe n'ubushobozi, bitewe n'iki nyine hari igihe tuba buriya niba abantu banamubona ubu nibwo agiye kugaragara, kuko nabibonye wowe ikiganiro mwakoranye kiroroheje. icyo yakoze, ibyo yakoze nyuma ye baba we birimo noneho ni inkuba, ibyo yabahishemwe, kuko mwe yavuze yoroheje ati Karosi njyewe sinzamubabarira, niko umugore yavuze ati rwose sinzamubabarira, ati cyakora namumagara akansaba imbabazi nzamubabarira. noneho nk'umukristo ndabyibuka ko mu gitondo namuhamagaye. ejo sinzi niba barakubwiye ko namwandikiye mu gitondo mesaje, narazibonye naramwandikiye atazisubiza. yego ndamwandikira ngo akunsubize, ngira nubwo mwereza ikiganiro nangiye gusohora, namubwiye se iki kiganiro ngisohore kubera iki, numvaga mbabaye kubera iki bari banditse. none ibyo banditse bituma nkora ikiganiro. nawe ibyo yavuze, yahamagaye Rukundo mpari, ahamagara n'uwari wagiye gukamera wanjye mpari mu rugo, aramubwira ngo Karosi ngiye kumucanaho umuriro, ngiye kumutwika, nzamumenagura kugera umutwe ushwanyaguritse. narumvaga ubwo rero nari narakoze ikiganiro kibitse. ubwo rero bivuga ngo nsubiza iki, ntabwo uriya mugabo iriya nzu aricyo cyatumye mbivuga, ahubwo iriya nzu niyo Rukundo yavuyemo. uzi ko Rukundo ariho yabaga, niho twakundaga. ndibuka ko tuvuye no mu bukwe bwo gushyingura Esther, niho twakoreye ikiganiro, nabaye igihe kirekire. iriya nzu nzi uburyo yishyurwa, nubwo arimo abeshya abanyamakuru kugira ngo wenda yishakire ko yabona abamwishyurira inzu. iriya nyirinzu itegeko wishyura amezi 3, Rukundo ayibagamo yishyura iry'ibiri. Rukundo avuyemo bahitateramo amarange, bashyiramo na tuwarete yari ifunze, bayigira iry'itanu. bayigize iry'itanu, noneho bahita ni itegeko ko n'uwishyura amezi 3 ugiyemo ugasigamo kosiyo y'ukwezi kumwe, amezi 2 ukayabamo. wibeshye niba uri wari bwishyure ku ya mbere ukarenzaho iminsi, bagwa iminsi 15. ubwo buri munsi barabara amafaranga iranzu yishyura. niba ubaze iminsi ya minsi 15 bazabara yuko bya 75 uzayishyura. kandi ikindi nyuma yaho bazabanza barebe n'amasuku niko bayigwaye ko ari kuyibasubije. biziranyeho rero. none se Karo, uhera he uvuga ko atazayikomezamo, kandi we avuga ko Imana ye ifite amafaranga umwami akorera? Jewe sinzi impamvu, ariko wowe ati abantu bazabibona. jewe ese ubundi jewe basi azi neza cyane ko iriya nzu nyirarikiye. icya kabiri, iriya nzu abamo ntinahwanye na salo mbamo, siniyemeye ngo wenda naba namugirira ishyari na studio yanjye wayigezemo. fashe kiriya gihande ntibingana n'iriya nzu. ntabwo mvuga ngo wenda nirase nakwirata ku bintu, ariko mu buryo bundi ni uko umuntu aba avuze ngo umuntu angiriye ishyari. icya kabiri, kubivuga jewe, hari ukuntu abahanuzi turaziranye, hari ukuntu umuntu yipasa muremure turaziranye, twabiganiriyeho, turimo tuva cyangwa kandi abantu barokore bagera ngo kwiyemeza no kwemeza abantu. noneho tugeze hariya, jewe tugeze kuri iriya nzu twari kumwe abyibuka, turi kuva gukorera ikiganiro harya ruguru ku kazu k'abanyerondo ruguru ye.
hano twa tuvuye ujya mu Kigali usa n'ujya harya banguka ngo utabare twa tuvuye mu kiganiro ndi kumwe nawe na Rukundo n'uw'Inzozi TV n'abandi banyamakuru benshi twari turi kumwe Rukundo kimara yamaze kwimukamo ndamubwira nti none se uko bimeze wowe ubwawe urumva ahita avuga ngo Ruku iyi nzu yishyura ngahita yamubwira ati ubu ni iry'itanu ati inzu ngomba kuhita nza nkayikodesha ahita amuha nimero za nyir'inzu aramusobanura ariko amubwira ibibazo biri bihari none arangije uwo yari akiri umusore arangije ni n'ejo bundi rega arangije undi aramubwira ati rero iyi nzu ni hatari ntuyizamo bimeze gutya na gutya uriya mutipe rero impamvu nabihereyeho arangije ati umva ndayabakuramo bagomba kuyama byivugiye turi kumwe ati bagomba kuyanyishyura nkishyura ino nzu namubwiye ibintu biri njye inama n'abanziza bose ngewe ukuri mfite ndakubwira ntamubwene wa mugabo ugiye kubaka kandi ikindi uyu munsi ushobora kuba uyafite kuko bagutwerereye ariko nyakuri ejo ntuyagire kuko badutwerera uyu munsi ejo ntibadutwerere uwagusuye uyu munsi ajemo hariya anywa fanta yawe akagenda ariko iyo umaze amezi abiri uba bakimusura baramusura ariko nyuma y'amezi abiri nanjye ubwanjye Karosi wari uzi gurupe mfite nageze ubwo njya kugurisha amasuka yari yasagutse kuko bari baguzane babatanga abiri bayatanga muntu uze mu gusaba hasigara abiri nabwiye madamu uzi ko muhamya birimo tujya kuyagurisha twabuze amakara umuceri wari ibyo kurya bihari ariko amakara twayabuze mwayagurisha ngaho ubwo twayagurishije 1,500 ari abiri kandi imwe igura 2,500 yaraguraga 2,500 rero aka kantu k'ubukwe nawe katageraho niba uyu munsi cyakora itangazamakuru rije bati Karosi aramusebeje reka tumwiteho naba ari amezi bagiye kumwitaho uyu munsi kuba navuze nk'umujyanama kabiri si uko ndi umwanzi we nabimubwiye nk'umuhanuzi mugenzi wanjye wabonye wagiye ujya mu makwe menshi nkagenda nkajya gukoresha vandalizing barahari benshi n'ubu mpamagaye barahari benshi uzi nabo nashingiye nabimubwiye rero nk'umuntu ufite nosiyo ku bukwe na nyuma y'ubukwe rero muri ibyo ngibyo ntabwo njye nakoze ikosa ry'uko naba naramuhuguye rero iriya nzu nabimubwiraga nk'umuntu w'ijisho rireba nk'umuntu umaze imyaka 8 nshatse nicyo nashakaga ntabwo ari uko atazayishyura rwose mana yanjye niba namwishyurira imyaka kugira ngo banemeze ibyo navuze wenda nta kibazo babanye neza nta kibazo gake nukuri pe ikindi kintu ngo watinzeho nuko ngo yabeshya abantu ngo ko azagenda mu ndege ngira ngo nabonye ahubwo ari warakoresheje amashusho yanjye uri kubisobanura kuko ninjye muntu wari uri kubimubaza bakambwira ngo aragenda mu ndege ikindi ngo ubukwe bwe burabera muri convention uko yabisobanuye yavuze ko we agendeye mu buzima yakuriyemo iriya modoka uburyo yayibonye ngo urugi rwa ruvuga iriya ngo ni indege kuri we ikindi ngo ahantu habereye ubukwe n'abantu yari afite kuri we naho avuka n'ubuzima yabayemo n'uburyo ubukwe bwe bwagenze ngo hafata nko muri convention ibindi kubera iki ibyo bintu ngo byo wabitinzeho kumva ko ubukwe bwe bugiye kubera ahantu yabeshye icyo ari bugendemo ndetse naho buri bubere ese abantu ninjije gake unyihanganira nambabare ko nagushyize mu mashusho kuko ndumva ari we mwamanutse biganira ku muhanda w'amabuye kuko regage niho ntuye niwe wamanutse umubaza ati oke ubukwe bwawe urabubona gute ese urabona bimeze gute ndumva mwaratandukanye bamutwaye agiye kwinjira mu modoka kubwira ati jyewe ni nawe wabikubwiye ntabwo wari umubajije uvuga ati uyu munsi ubukwe bwanjye burabera muri convention icya kabiri jyewe ndicara mu ndege niko yivugiye amashusho arahari noneho jyewe nicaye hariya kuri kamera urabona ko naje ku bukamera ni hari kuwa 6 ndavuga ese nanabukoze burya kuwa 5 niho ikiganiro nagikoze ndatekereza ndavuga ntese uyu muntu uvuze ko imana wenda ntanavuze ko imana wenda yamubwiye ko agiye kwicara cyangwa se niko wenda yanabyibwiraga nanjye yarabimbwiye
yambwiye ko Imana amubwiye ko azakorera ubukwe muri convention. Ibi nkubwire rega abantu bari kwita mu byo batazi. Gihe yanyibwire ko Imana yamubwiye naranamurwana namuseka cyane n'abarukundo bari bahari n'abanyamakuru bari bahari. Ndabwise Imana ishaka kukubwira muri convention wowe ukagumiza ukabirata imbere y'abantu, ariko ikigeragezo cy'umuntu niwe ukimenyera. Ni nkuko akubwa ngo uzabukora mu kwa kane kwa 2023, ariko wowe ubwawe ukabyasasa mu bantu, ariko yabona icyo gihe ukaba utanabukora, ariko waramaze gutanga imbere ukajya kuvuga ko Imana bitandukanye n'igihe igihe yavugiye bitandukanye n'igihe ikorera. Ushaka kuzayicaramo mu nyuma yabyo Nzayimana iragora. Rero uyu munsi si byiza ngo uhite unabibwira abantu ati jyewe mufite iyo mukorera nanjye mfite iyo nkorera. Sawa ku munsi umunsi w'ubukwe nta kibazo, reka dutegereze wenda urayikodesha. Umugabo impamvu nabivuze nababajwe n'ibintu bibiri. Icyambere wowe ubwawe barimo bamanuka kuri utudupave ndeba mubafata amafote ntuze na kamera baje gutanga ikiganiro n'umugore we. Yego arabitegereje. Undi Imana ireba ku bintu bibiri: imbuto, agakiza, n'umumaro izakuvanamo muri ubwo bukwe kugira ngo ikuzamure ikushyire muri iyo convention, yemeza abantu itume n'abakizwa bakizwa. Bituruka ku bintu bibiri: kuyubaha no kwihesha agaciro. Banza kureba uburyo ki barimo barya amaserifi hano kuko murabifite mu biganiro. Nari ndi kumwe na madamu arambwira ati ariko shedi umenya viziyo y'uno munsi atariyo ya kera, turase umukristo wo kumuhima. Ni yego. Ati nonese aba bantu barabana? Ndamubwira simbizi wamimenya iby'iki gihe. Ati reba we, ndetse ko nduzi nawe utinya undi. N'umuntu umukobwa yitwara nk'umuntu baziranye pe. Buriya umuntu mubana nk'abara kubana dutandukanye mu gakire. Buriya umukobwa wese agira isoni. Byose keretse wenda abantu babeshyanya, keretse cyakora umuntu wambuye ubusa ugashobora kumureba ubwambure nawe akareba ubwawe, muratinyukana. N'abantu bose bari kwandika keretse umuntu utarakoze ubukwe. Uzi ko munagera na mbere yuko no mugiye kubana umukobwa bafite ubwoba bw'uko uzamurebera ubwambure. Uzi ko nicyo gusa iyo babasiganye bamaze igihe ujya kumutora ukimufata ukuboko mugiye kujya mu rusengero, ubwoba baba bwamwisha. Kuko abavuga ati ijoro ngiye kurarana n'umuntu mu buzima bwanjye ntigeze menya, kuko aho abaziranye kurarana na bene wabo cyangwa na base wabo nako nabo mu miryango cyangwa abandi bakobwa babana mu majeti, ariko ntabaziranye kuryamana n'uwo muntu ugiye kubana nawe ari umugabo we. None umuntu uzamurebera ubwambure na nyina atazi azakiri uruhinja, izo soni ziramwica no kurya bikamunanira. Niho kera benshi byabananiraga no kurya, bamuzanira ibyo kurya mushara agiye kumutamika n'inyama ikamuniga cyangwa ikirayi kikamuniga kuko yabaga afite isoni z'ibyo agiye kubona iryo joro. Noneho rero biri kontereta n'iby'uno munsi. Njyewe nkimubona nahise mvuga nti se Berize abana nawe, nibyo nivugiye na madamu arahari wenda zanakireba. Afukana nk'abakozi b'Imana ibi ntibikwiriye. Ese icyo gihe bwo bamusohora mu cyumba ko yasambanye, ubwo nyine si umugore wese bari babonanye? Buriya byatangwa na ba nyirabyo no kubasohora cyangwa baramubekeye. Buriya rega hari n'igihe abahanuzi bavangirwa. None se n'ubwa mbere yari abasuye mfite rega amashusho. Buriya mu buryo bugaragara njyewe ntabwo niyo babyita ko ari ukubeshya nareke no gusambana, ariko byonyine no gusohorwa mu cyumba ntabwo usohorwa ku busa. Oya, nubwo abantu nyine twabaye abanyamubiri, ariko ntabwo uyu munsi umuntu ashaka kwibwira ngo no munsi wajyaga ugibuga ugahanura ngo ejo wongere. None se ubu nkwereka ntihari abantu benshi usibye ko nawe bazanaguhamagara nibabona iki kiganiro, uza abantu bafite amakuru yabo hanze y'imbuto zabo. Niyo mpamvu namwandiki mu gitondo muhamagara nanamwereje ntuze voice ndamubwira ni mwamba bari iki kiganiro tukareka gusebanya ko turamutse twinjiye mu gusebanya ko jewe hari abantu benshi bari gushaka kumpa amakuru. Ese koko murashaka ko
sinabona icyo kuri big town nanone yakibonye araceceka aratuza hashize nk'iminota 30 nabwo nagifuza ngikuraho bivuze ngo uyu mukozi w'Imana uvuga ko azi Karosi ariko umugore atamuzi ni ukuvuga ngo mu buryo bugaragara gusohorwa kwe sinanabyitayeho keretse yazi iwanjye nkamusohora ariko icyo nzi nuko Imana yambwiye yuko imubona nk'ikirura mu ntama sinamutumira arabizi ko twe dufitanye gahunda rero mu bundi buryo ntabwo jyewe nitaye kuko kubw'ibyo yakoze bitari byiza ikindi yabeshyeho kandi mwese mwari mu bukwe bwe harimo amakamera menshi tuzi ko nanjye ubwanjye ndeba akantu gashyushye iyo tugiye hari naho nsigaye nyura nabona inkuru nari kuhateraho nuze telefone nkayikamera sinzi impamvu mutabonye abarozi ngo arimo avuga ngo basohoye mu bukwe bwe yarabasohoye abarozi yego ngo barabafashe barabonye muri reception mu gusaba hari mu ntuzi kuko ni ukuvuga ngo uyu munsi byasohotse bimvuga ndabifite n'ikiganiro ndagifite ahangaha cyatanzwe kuri ntuze kuri big town kirahari n'amajwi arahari yavuze yuko ngo abantu arimo yihaniza abantu ngo baje kuburoga ngo murimo muvuga ngo jyewe ngo ubwanjye ngo dore kanze kubunga ngo rero ngo twarabafashe turabasohora urumva jyewe ikintu ndi kuvuga inshuti yanjye Gakire uri umuvandimwe n'undi wese we n'umuvandimwe hari n'abari kuntuka wenda ku makomantere ntacyo bintwaye ko si ubwa mbere werewe na 18 bamye bantuka kugerana n'ubu rero kuntuka byo nta n'ikibazo mfite ahubwo jyewe icyo nirebera ese koko turi abakozi b'Imana ese abakozi b'Imana tubeshya byo tukizeza Imana mu buhano tukizeza abantu ko Imana tubwiye ko tugiye muri convention ni nacyo narakariyeho gituma mvuga yego kandi iyo Mana atari yo yatubwiye ahubwo ari twe tuyobojwe n'ibitekerezo ese koko birakwiriye ko twebwe duhagarira imbere y'abantu tukajya kuvuga ngo ubukwe bwanjye burahita butahira si no kuvuga ngo buracyabura iminsi ni ukuri mvitasiyo handitse rakoromboka ku muhima na furesheri kandi hariya urabona niho jyewe impamvu mpavuga nk'uhazi Elizafani umugabo wa Clementine uranashingiye niho tuvuye kwerekanwa ku muhima niho twagiye agenda noneho Clementine tujya kwiyakirira muri rakoromboka turahazi rero rakoromboka sinzi niba hari aho ihuriye na convention impamvu navuze hari avuga ngo yaravuze ngo urahazi jyewe impamvu nabivuze nkanavuga ngo n'umwana wa minisitiri kuhajya ntibyoroshye urazi ko inama zikomeye niho zibera ikindi kuhakodesha na korali ubwayo kugira ngo ihigondere ntibyoroshye nubwo waba igikomangoma nk'uko abivuga hari ibyo twizeza abantu bidashoboka jyewe n'impamvu nabivuze narakaye nuko hari abantu benshi byagushije ndetse hari abantu benshi batashye buriya bukwe bagiye kureba koko niba ari bujye gukorera ubukwe muri convention nk'uko yabibijeje mu byumba by'amasengesho ndetse no mu nsengero no mu mavuga no mu makamera rero iki ngiki ndibaza nta guhangara umuntu no kumuhanga no kumusenyera nakoze ahubwo abantu nibave mu byaha Bowaze wamugaye iki namugaye kubeshyera Imana yabeshyeye Imana icya kabiri gusebya sebukwe kuko jyewe icyabaye ariko sebukwe ngira ngo niwe wanze kuza yanze kubashyigikira none se mu kiganiro Gakire ko mbifite mu kiganiro yavuze ibiki yaravuze ngo njyewe yaravuze ngo data bukwe ndanabifite ibiganiro byose data bukwe yanyise icyambere ngo yabwiye umukobwa we igihe yavugaga yarabitubwiye twebwe mu kiganiro aratubwira ngo nyine nubwo avuze ngo jye sinajya ariko umuntu wese yemerewe kujya gufata amakuru igihe uhamagawe nagiyeyo rero noherejeho abanyamakuru banjye bajya gufata bagiye babinzane numvise avuga ngo yarihishe ngo yohereza abanyamakuru ngo akamera ariko hari abinsabye ni ukuvuga ngo
jewe mu kiganiro ndabifite ngo niyo mafoteji ngo nagiye ngo mfata utuntu ngo ndushyiramo yarayivugiye kuri zaburi nshya avuga amagambo abiri ababaje rya mbere wa zaburi nshya aramubaza ngo ko abantu barimo bavuga yuko abaza umukobwa ngo ko urimo ngo uvugwaho ko wasambanye ugatwara inda impamvu wekeje umuhungu gitutu kugira ngo mubane vuba vuba na so wawe atabirimo ari uko utwite niko nafashe ngafatamo nitangashyira mu ntuzi muri kiriya kiganiro nakoze none icya kabiri cyo ngicyo mbajije ni ukuvuga ngo we yarivugiye mu kiganiro umukobwa uriya mugabo aravuga ngo jyewe ubwanjye ngo data bukwe ngo ntagise ubwo mbwira umukobwa ngo ntabwo ngushaka ngo ntituzabana ngo so yanyise ngo agafundi turanagifite ikiganiro cya mbere twabanje gukorana nanjye ndagifite kirabitse kiri harana ndabifite biganiro atubwira ko sebukwe yamwise ifundi kandi iryo fundi ari ryo rigiye kurongora uwo mukobwa we ni ukuvuga ngo nk'umuntu n'ejo bundi usibye ko abivuze nk'umuntu utwariye umukobwa ntibikwiriye ko wafata sobukwe ngo upfundure udushumi tw'inkweto werekane ko wakwisa agafundi ntabwo ibyo ngibyo bibaho kuko uvuga ngo we yahanganye na sebukwe yahanganye na sebukwe none ikindi n'umukobwa ahita avuga ngo jyewe ngo data ngo narabimubwiye nacyo cyarambabaje ngo data ngo narabimubwiye ngo mubwira ko azataba ubukwe bwanjye ngo arangije ngo ashaka ngo kutabyumva neza ngo kandi ngo jyewe ngo iyo ushatse kunzanaho byinshi ngo jye sinana ngo uwo waba uri we wese sinabikubahira mu biganiro birimo ibyo bintu ntago byari bikwiye kugenda uteka uri wowe wumva nk'abakristo bari bakwiye kubikora nk'abakristo na se n'umukristo niba nka so ari umukristo noneho uri umukobwa we kindi urimo uramusebya kabiri ejo uzabyara uzi ko ibi mwaporodinga genda apfa nturuzi iki nkoze ejo nshobora kwipfira ariko barusi n'abandi nsasiga mbyaye bazabibona no mu myaka 100 n'umwuzukuruza wanjye azabibona ibindi birasaza ariko ibi tuvuga bigomaho niyo mpamvu navuze nese sebukwe nubwo amukoreye ibyo bintu uruhinja ruzavuka rugakura rukabona ko nubwo se yamubyaye kandi sekuru nubwo zaba yarapfuye bazavuga ko umuryango nubwo nyina yamushatse yashatse nyina ariko umuryango utabyemera mwitaga agafundi aho niho haremwe inzangano bikagira ikibazo nk'abakozi b'Imana rero ikindi undi muntu uri kubyumva turi kubibwira isi yose ubu bindi kuvuga mukanya birajya ku migabane yose noneho undi wese uzabyumva harabona inzangano mu miryango yombi nk'umuntu wahangaye umuhungu utwaye umugeni wabo hajemo urwangano hagati y'umuryango n'undi icyo rero cyatumye mbabara niho navuze ntimwa berizi namara kugira ikibazo kamwe akagira ikibazo cyo kwahukana azakenera se wavuze ko yakwisakajere ibyo rero ni ibintu nivugiye numva mbabaye rero nta n'utabivuga usibye ukuri kwabuze muri ino minsi icyo ari cyo cyose uwo ari we wese yabikubwira keretse uyu munsi umuntu nkatwe twahuguwe n'abantu bagiye kudushyingira birakwiriye kubaha umuntu wenda nubwo umugeni umutwaye ikindi nivugiye ariko ntafite amakuru neza nuko uyu musaza uko agumiza kubona uyu mukobwa hariho amagambo ari gutererana niba koko nta nkwano yabonye ndagira ngo nkubwire ngo iki nacyo nagumiza kumva izina rya sebukwe rya se w'umukobwa riri kugeramo kandi azwi azafata iyi mikoro umunsi azayifata nibwo uzamenya byose niyo nkwano bishobora kuzajya no mu nkiko kuko jyewe urabizi ko nashyingiye hari umukobwa umwe ntavuze nawe byabaye gutya arambwira ati uri data waratureze bazaza gufata irembo muzampagararire mufate inkwano rwose muba rimwe mu baca inkwano hari saa 6 z'ijoro saa 5 z'ijoro ndavuga njye gufata inkwano iso akiriho none nifata izo nkwano ngiye kugukosha nibyo koko ndakurera none se soko akiriho ndamubaza papa wazaba yaje ngo data ntazaza ngo yazanye ibintu by'amazozo ngo gero ngo ntabwo byakunda none se shangazi wazaza wawe mu bashangazi ngo nyine ngo hari igihe ataza ejo bundi mwavuyeyo wowe n'umuryango w'umusore mujya kwa so arababwira ngo muzaze mufatire irembo iwanyu
iwanyu wowe ubwawe. Noneho wowe urarangije urambwiye uti ibi ni ibyabayeho impamvu mbivuze, nawe arabigikurikirana. None wowe ubwawe uri kumbwira ngo njyewe Karosi mpagarare ndi umwana ungana gutya, hari umusaza wakubyaye, niba nkurera gutya nkurera mu buryo bw'umubiri, ariko hari wakubyaye mu maraso, njyewe njye guhagararira nk'umusaza nakira inkwano. Birangije nicyo cyabaye. Muri aya masaha saba z'ijoro ndavuga ntuno musaza niba nasinzire ndamwubahuka mukangure. Afashe nimero ya se, noneho mpamaga umusore arangije ngo ngiye ngumva nkubwire ngo ni wese w'umusore, ngo ngiye ngo nawe umukobwa, ngo ngiye ngo nabonye yuko ngo bitakunda, ngo reka rero ngo ngiye ngo tubikorera aho ngaho, ngo ibintu byo kujya gusaba i Bugesera ngo ubushobozi ntabwo, nako ngo kujya kwerekana kwese yari yabahitishemo ibintu bibiri. Icyambere kuza gusaba i Bugesera cyangwa gufatira irembo aho iwabo, cyangwa se kujya gusezerana nako kusabayo. Ndamubwira ni nanjye ubwanjye nagiyeyo. Noneho rero mwebwe nimuhitemo kimwe, ibyo bintu abasaba ntibigoranye, njyewe ndemera ntanga amafaranga ndabafasha, tugende tujyeyo n'umuryango wawe, njyewe njyana umukobwa wanjye nk'uwondera ahabwa agaciro, ni kuko uwo mubyeyi yararushye, nzi kuvunika kw'ababyeyi. Noneho njyewe ndademera ntanga amafaranga tujyeyo. Ngo ubwo se ngo njyewe ngo data ngo ntago abyemera, ntimpa nimero ye. Gake mvugiye imbere y'Imana ukuri, turi abakristo, umukristo wese arinda ubuhamya. Naravuze n'umusaza nibyo koko ngiye kubikoresha kutazarega, ariko abantu ntibazabonamo umusaza, niba tamubonamo nka Karosi umurera ndi mu itangazamakuru, ejo bishobora kuzambyarira saga bagahita baza bakavuga bati Karosi yakosheje umukobwa wacu. Kama komanteri mabi kuko ndabigiyiziye ndanabimenyereye, none abantu bose bakahita begukira nde Bowazi, bakavuga bati uzi ko bamupinze no ku nzu bitumye ndimena, nararimumeneye ejo nanamwereza ikiganiro gake, dore ngiki narcyohereje sangaye rwose. Ibi mvuga wenda hari abantu batwita abapagani, ugasanga dore ngiki nakimwoherereje ejo, dore ngiki nakimwoherereje, narakimwoherereje, namwoherereje ikiganiro nacyo nagisibye muri ibi. Urabibona ko saa 12 n'indi minota singa ibisibye ya YouTube. Nari namubajije ngo ese iki kiganiro nkire kure kiranarende ko kimaze kurebwa n'abantu 1,800. Navuze nkire kure, mbabarira sinshaka ko dusenyana, uri umukozi w'Imana. Nari maze kumusobanura ibintu nsobanuye, mubwiye nti sinshaka usenyuka, ndashaka ko ibi bintu byacu basige bamufate nk'umwanzi, nk'umuntu wasenya urugo rwawe cyangwa ubukwe bwawe, ariko we bakwegukire babone ko uri umunyakuri. Wize usenya rero uvuga ujya kwisobanura, wihagarara mu kuri nk'ijambo ry'Imana nk'umuhanuzi, unerekane ko urugo rwawe nta kibazo rufite. Noneho nibirangiza we abantu bawe nta kibazo koko, se ni ukuri nta kibazo rufite kirahari. Ikibazo gihari niko wamushutse. Mva sinamushutse, nje nimba nitambye, nje nitambye kuvuga ibyo navuze byabayeho, n'amavideo muri video byose birimo, n'amavideo nayashyizemo. Ibyo bavuze gake nje nganiriza umuntu nkarenga kuba umunyamakuru, nkagera no mu buzima bwe rusange. Ubu buzima rero reka nkwereke kigiye kumubaho kandi ubibare n'umuntu nkuri cyabibare. Icyambere iri tangazamakuru ntari buri marane amezi aye 2. Umuceri nanjye ejo nshobora kumushyira, n'undi aramushyira akawunga, uretse uzabireba ajyaneyo na kamera. Ejo zaburi cyavuyeyo imushyira umuhinde, araje mwana imushyiriye umuhinde, turanabibashimira, bamushyira n'akamvirope. Twese twagiye tutubona. Undi ejo azajyayo amushyiriye amavuta akaritiro, undi azajya amushyiriye ibi byose barabimusigira mu kwezi kumwe, bamukuyemo amakuru yose ashoboka, azagera n'ubwo yimena inda. Uko nanjye sohoye iki, ejo arasohora ikirenze icyo yavuze, none agira ngo yihorere. Noneho njyewe wenda nubatse urwo rugo maze imyaka 8, hari ibyo maze kwigezaho. Njyewe aransenya, wenda wazi ko ari kunsenya, ariko aratuma na bamwe bari bamaze kunyanga bangarukira.
nibamara kungarukira ubwo urumva barakugarukira kuko kandi uri gusenya mugenzi wawe ntabwo musenya kandi none hari muri abantu bakavuga ati ari muri buki wari ukwiriye kuvuga ngo abantu baravuga ngo abantu ukurongora nk'ako bashyingiwe kubahe na buri wese Imana ikunda ubwo buse ntibari kubikora nyine kubera iki tutabyubaha icyo ni icya mbere cya kabiri tukishimira ko Imana ikunda ubukwe kubera ko batanyuze mu nzira y'ubusamo kubera ko batagiye nijoro kubera ko atamufashe ngo amurongore bishyingire twari dukwiriye kuvuga ngo Mana ubahe kurambana Mana ubahe umugisha abantu bari kwibaza impamvu ki Karosi nk'umuntu wakabaturiyeho umugisha arimo abasenya arimo abasenya ariko jye nta nicyo nabasenyesheje ahubwo narabubatse kuko niba ahubwo bitemeye ko umuntu yasaba imbabazi nabiri tubwira ko tugomba guca bugufi none se niba uri umuhanuzi wumva utaca bugufi uri umwana uvuka mu muryango ukumva utabacira bugufi bwaki umbajije ibyo waba wirengagije ko ari we namye nganira nawe mu buhamya uhereye kera uzi ko nakubwiye ko kubera ubuhamya bwanjye nuko babonye ibitangaza bibaye mu bukwe na data bukwe akabutaha akabona imirimo ikoretse nta n'atanu wenda byari bigoye nabo ubwabo bambwira ubushobozi ko ubwo batabonye ko Imana yabumpaye byatumye data bukwe akizwa akava ku nzoga agahita noneho nyuma yanjye y'ubukwe bwanjye nta minsi irashira agasezerana na mabukwe bakambikana impeta bakajya mu rusengero bari barishingiye none se none se ubu ntabwo ibitangaza by'uburyo Bowazi Imana yamukoreye ubukwe bishobora gutuma sebukwe yigarura akaza kubasaba imbabazi harimo icyubahiro cy'uko ubukwe bwabaye kandi bukaba bwiza none sebukwe yabwubashykwemo ahubwo ngira ngo kubera ko yari yabutereranye yumvaga ko budashobora kuba nta mubyeyi wifuriza umwana w'ikibi ahubwo biterwa n'uko umwana yegereye umubyeyi uremera ko buriya bukwe bwa Bowazi bwabaye nk'ibitangaza ubwanjye baburwanije bungana iki ariko bwarabaye none se nabo ateye inkota uzabaze nerekaniwe Bugesera ku Muhima kwanga gukura igisebo ku mwana w'umukobwa none se nkorera ubukwe nsabirayo none se Bowazi aho urubuto na rumwe ubu se umuryango wa Bowazi n'umuturanyi wa Berize uzi yuko Berize yashatse ninde ese ugendeye ku bintu wabonye mu bukwe ntabwo ushobora kwemeza ko hari n'ibindi Imana izabakorera birenze ese igitangaza kirimo ni iki nuko yakoze ubukwe nta mafaranga afite uko Gakire yari aburimo ubukwe bwe bwarabaye kandi nta mafaranga yari afite twari tubizi yacuruzaga botike genda ubu no musi ubu nkubwira itufata moto ujyeyo ujye mu gikari urebe yuko hatarimo ntuze ama etajeri genda urebe ko hatari imifuka y'amakara ibintu yacuruzagaho amakara genda urebe hatari ibiki n'ibiki bya botike yacuruzaga kuvuga ko ubukwe yabukoze muri botike ni muri botike se yakora ubukwe none se ubu ngo ari kunshakiraho iki ari kunshakiraho indi botike uba amaze kuyibona izina Karosi ntiryakongera kuvugwa impamvu yereka abantu ni wagushotoye cyangwa ni wamushotoye batarerekanye yuko arimo abwira abantu ko atishyuye ukwezi kumwe byose ko yishyuye ukwezi kumwe ubu se arimo arashaka iki arashaka ko bamushyigikira kuko n'ubundi yakoze bya bindi n'ibindi zabikora ubu Gakire nawe ukoresheje abantu ibiganiro byinshi binashaka ubufasha ubu se koko ni urukundo rw'uko ashaka ariko nkunda ubukwe ni ukuri nanjye ndabukunda Gakire bakimerera neza umva se ntabukunda sinaba narashyingiye Rizafani ngo nshyingire Karanganwa nshyingire Rasheli nshyingire na bande yande bose abantu ntabara ntabwo naba narabashyingiye ariko basi nizere ko wifuriza ngenda bifuriza urugo rwose rwiza kandi rwuzuyemo amahoro n'amahirwe ntabwo mbifuriza gusenya nese barasenya ngo basi Bowazi ashakire mushiki wanjye nta nubwo basenya ngo ntuze uriya Berize mushake nta murumuna wanjye ngira mukuru wanjye yararongoye nanjye nararongoye kandi sinanamusenyera ngo mushake mfite Korodine rero simusenyera ngo mgire n'undi muha sinanakwishimishwa nuko yasenye ahubwo nibemera impuguro bemere mbahugure
yavuze ngo none se gake kubeshya kw'abarokore niba ari abarokore koko muhamagara urebe ko mfata ntabwo yagufata ejo ntiyababwiye ngo mu kiganiro yarakubwiye ngo njye Karosi umugore we ngo rwose ngo nuba mpamagaye ngo akansaba imbabazi ngo nazimuha muhamagara urebe oya mbwira muhamagare duca amazimwe ugiye guhamagara ndi Bowaze reka muhamagare Bowaze n'ubundi baba bari kumwe rwose wenda abantu bashobora kugira ngo ahari ibyo tuvuga biragize ushaka bayikuyeho wari kureba namuhamagaye inshuro nyinshi rega namubwiye ndi Karosi ankupira nk'inshuro enye yankupye inshuro enye no mu kiganiro cya reka ngo uri muri buki ari muri buki wasanga uri kumugira ariko gake wambabare gakire uri inshuti yanjye turaziranye uri kuganira nawe icyo nashimiye Imana ni uko wowe unzi gake wambabare amasegonda 10 basi mpaya amasegonda wumva uyu muntu bose ntabwo yahabonetse nese wagenze uti umuntu amushyiramo agahato papa wanjye ukuramo namwingize ngo se nawe ntaze nkamwinginga umunsi wose ukira nahereye nkajya arimo bwawe nzaza agize aravuga ati ntabwo nzaza ntabwo bimbangamira kuvuga ngo umuntu ni mugufi uvuze ko ari mugufi nturenze ibindi njye ntacyo byaba bintwaye kuko nagiye kumukunda mbona ari mugufi niba abandi bashaka kubiroga n'ubundi kandi baraje babarozi turabafata mu bukwe nubwo bahari burya bahari benshi banabyumve mwaraje harya hirya gato mwarimo mushwana muvuga ngo ntabwo babinyweye ntabwo twabinyweye nyine ntabwo babinyweye yewe ngo amafaranga yanjye Karosi Imana mubabarire ibyo yakoze nawe kuri njye ntabwo ne namubabarira sasa ahubwo nimbona nashe bavuganye atabimbwiye ni ikibazo haba Karosi habeze ikiye njyewe namwumvaga gutyo shiramuvuga ariko namuzi ariko nabonye n'ukuri ko Imana ukuntu ameze n'amagambo avuga ndabona riba ahubwo yegereje byanga njye kubarega bari aragira ati yewe n'amakuru byanse bisatira aba nahamagaye baje bansanga ariko ubwo bano batwaye amakuru ukagera bandika ibyo ntavuze ibyo sharatavuze genda biregera si ukumutuka ariko ngewe uriya muntu afite uburwayi bwo mu mutwe 100%. Towa natangiye ikiganiro mvuga ngo ndi n'umusazi wijana ku ijana urumva umuntu ugeze sampurusa no guturuka Kimisagara nza Kagugu mba nakwema imyenda ni ukuvuga ngo rero bajya bavuga ibigoramye imihoro ikarakara umuntu ushobora kukubahuka ubyaye 5 babiri bapfuye babiri bavuyemo na 3 mfite akakwita kuri umusa towa inzu bashyizeho towa ntawe uyigura kuko burya bayageze babyarangiye ni ukuvuga ngo njyewe ndi towa uri kumva kabiri ndi umusazi 100%. Ikindi rwose gakiri niyo mpamvu nakubwiye ngo ibyavuzwe biroroshye niyo mpamvu nahereye aho nkubaza ngo ese gake mwaba mwarabonye kamera ko nzi ko umunyamakuru wese aba ashaka inkuru mwabonye ahantu basohora abo baroza avuze ngo bari hahandi se karimwe mu mabonera mu mwuka barimo bashwana ngo barimo bashwana gakire nicyo kwa n'abanyamakuru ngo barimo bashwana ngo bashwana ariko barinda inkuru ahubwo ubwo siyo nkuru twari rero icyo ngicyo reka tujye tureka kubeshya kuko iyo ukoje nkaho ngaho nta n'ikintu ubukoze rwose ubusebeje abantu bose bagutahiye ubukwe kuko nta ubuzi iyo ngunu uvuze nta nuzi uwuvuze niyo mpamvu aha ngaha barimo guhugura nkanjye ukuze umaze iyo myaka nubatse hariho gucira bugufi n'uwakugire nabi ubu se mfite abangana iki biyemeye amafaranga ntibayambe simfite amakaye ntari hariya se subira inyuma ngo kuki mutantaye ubukwe ngo mwakoze amakosa rero ibi ngibi ngira ngo mbwira abantu koko ndi umusazi ariko ukuri navuze
nagukomeraho no kuvuga ngo urumva ko we yavuze ko agomba kuzaza agasaba imbabazi njyewe nkamusaba imbabazi ngo ninzimusaba nzamuhamagara uzazimusaba se njyewe ese gakire ni ubundi uzi mu gitondo nari muhamagaye ngo bigende gute byanze kugufata yamfashe nabanje kumuhamagaza iyi arayanga muhamagaza iyi 8 namugani rero ndavuga ni nimuvugisha nk'umuntu atazi biraba bibi wenda sinabyiza ndamugani nitwa Karosi ni rero nagira ngo tuvugane umva mugore yahise akupa vuba nongeye kumubwira bwarankupa nongeye kumuhamagana bwarankupa uri kumva nukuvuga ngo byanze bikunze urumva mu kiganiro ngo bakweye muri mudu oya nta mudu urumva yo muvuganye utumati atagira kandi urabizi ko muri buki abashaka kuba ari kwirongorera umugore we akamukura muri mudu ku murongoro ngamuhamagare nuko n'umusari kompoze mubaze ibiganiro arimo aho yagiye kubikorera ngiye ikintu nkubwira ahubwo nanone abandi niba nafite ababyeyi bamuri hafi nibamuhugure agende ututusi twabuki yirwaneho kuko ejo hazaza baracyari kuri ka gaceri barimo babashyira byari bikwiriye ko baryamye ngewe ari jyewe urasi nanaguye ikiganiro ari gusenga Imana kandi Imana ifite amafaranga ejo ntibari banguka ngo utabare na zaburi nshya yego ejo ntibari kumwe na zaburi nshya ejo bundi ntaramagaye abantu batatashye ubukwe bwe n'abataramutwerereye ejo ntiyararimo angaya anagaye abandi ntabwo wamutwerereye njyewe si uko ntamutwerereye ahubwo vuga ngo njyewe ubwanjye naramuhamagaye na mbere y'ubukwe oya kudatwerera byo ntabwo ari ikibazo oya n'ejo wamutwerera ntanamusura ngo mukire n'ubu ngubu ahubwo abantu bamutwerera twavuze ko tuzashaka uburyo tugenda ariko n'ubundi amarembo arafunguye urazi umuntu ukwisa umusazi akakwita none 100%, urazi ko na fenerega itamufata murakoze Karo reka gushimire cyane urakoze ku mwanya wawe uduhaye ngira ngo ubwo abantu barabyumvishe Karosi ati ntago ngewe mu by'ukuri simifuriza ibintu rwiza icyo nakoze ni gutanga impanuro nkamwe umuntu dukora kuvuga butumwa cyangwa se umurimo w'Imana twese ngo ikintu yavuze ko hari n'ibyo atarakwiriye kuri social media ariyo mpamvu yagiye bivuga ko abantu batabifashe ibyo we yarabitanze nk'impanuro abantu bamwe bumvishe ko hari mwishyari ari ukutishimira kurushya ari ukutishimira abageni ari uko batega iminsi ariko avuga ko atari ko ahubwo wasobanuraga ko atarakwiye nk'umukozi w'Imana gukoresha izo mvugo cyangwa se kuza kuri social media kugira ngo agire ibyo bivugaho reka ngushimire cyane wakoze Imana iguha umugisha cyane ubwo ngira ngo abantu bari gushaka kumenya byinshi cyane Karosi bajye kuri Karosi TV Karosi afite ibiganiro ndumva yaragiye abisobanura byinshi cyane asobanura uburyo byagenze genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire